nkasinda nkajya mu buraya, nagera no mu rugo nkabona uwo mu rugo ntacyo avuze, nkamukubita. Nyine urugo rwacu rwari rwajemo amakimbirane, noneho twiyambaza abantu baza kuduhanura ba Burusenya. Ubwo baraza baduha impanuro. Ubu ndi umugabo ujyana abana gukingiza, nkagera nkakingiza, ndetse iyo ngeze kwa muganga baramfasha bagahita bankorera vuba. Mu buzima bwa buri munsi ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Mu bashakanye hajya habamo amakimbirane, ndetse iyo adakemuwe bishobora kubaviramo gutandukana. Mu karere ka Ngoma ho bahanze agashya kabafasha guhangana n'ibi bibazo. Aka gashya kabaye ikimenya bose kiswe Wirusenya turahari, katumye ingo zari zarahindutse iciro ry'imigani mu baturanyi uba ari urugero rw'ibishoboka. Ese iki gitekerezo cyaje giti? Uriya muryango kuza kwawo watangiye muri 2019. Utangira kubera ko twari dufite umuyobozi wahoze ari gitifu witwa Gloriosa. Aho ngaho muri uyu murenge hari ibibazo bikomeye cyane byerekeranye n'imiryango, kutumvikana kw'imiryango, umugabo n'umugore ntibumvikane, bikatuma haba n'ikibazo cy'uko abana nabo bahura n'ikibazo cy'imiryango idahuje, bigatuma abana no ku ishuri batajyayo. Ubwo rero twaje gushyingiranwa, tumaze gushyingiranwa 2006, umugabo turabana, tubana imyaka 7. Igihe kigeze umugabo ariko akazi twakoraga kara kubuhinzi, tugahinga nta kibazo, twahinga twakeza tukagura amatungo, tugeze aho ngaho nta nzu twari dufite igaragara, twashakanye turi mu nzu y'amabati 20. Noneho mu buhinzi bwacu tuza kubona amafaranga ari hejuru ya miliyoni. Noneho turavuga tutese ko icyo gihe igare bari badushyingije bari bamaze kuri twiba. None ndabonza gutekereza ndavuga nti yewe umuntu twibye igare ntago nakongera kugura irindi gare, ahubwo ujya gushaka perime ujye mu muhanda. Umugabo tugiye mu muhanda, aragiye arakoze, amaze gukora bamuhaye perime, araza ageze mu rugo. Twadumaze iminsi twamaze gutuma twarubatse inzu, twaraguze n'inka, izo nka turazigurisha tugura moto, ajya mu muhanda. Amaze kujya mu muhanda, umugabo amazemo nk'ibyumweru nka 3. Ubwo muri iyo minsi atangira kujya kumotara, yazanaga amafaranga, ariko mbere y'imyaka 7 twari tubanye neza nta kibazo. Ariko amaze kujya mu muhanda, umugabo atangira kujya ashyira ku mufuka we. Nanjye nahinga nanywaka amafaranga y'umukozi akayanyima. Nanjye yagira ngo nabava nko guhinga, naza nkasanga ngo moto yapfuye, yaje yayoye ya myaka yanjye yijyanye mu kazi ke. Nza kumenya ko afite inshoreke hanze. Tugashwana pe ageze ngaho igiti akajya yinjira mu nzu. Yakinjira mu nzu agaparika moto no mu buriri akaryama, akabyuka saa 9 none akongera akagenda. Aho aza nyine yinjira mu nzu atavuga, atongera atavuga, akagenda nkajya nza nanjye ngo nyine byanjye nkakora ibyo, nanjye agakora ibyanjye. Abana ubwo bari abanjye, ibintu byose byari ibyanjye, nta na kimwe yamfashaga na kimwe. Twarashwanye cyane, dupfuye ibintu by'imitungo mu rugo, kudahuza kwijera. Turatongana ndetse tugera naho tugabana n'inka mu miryango tubyikoresheje, ariko tubona ntibihagije, tugabana imitungo mu buryo bwo nta muntu ubizi, ariko tubona ntibiduhaye amahoro. Muri make twari twarasenye, ndetse n'uburiri turagabana, umwe agira icyumba cye ku buryo nta muturanyi ubimenya, nta n'umuyobozi ubimenya, tubaho ngaho. Ageze aho ngaho nabwo sinzi ikintu twapfuye cy'izo nshoreke yari afite, aza kuza kwiyahura. Aje kwiyahura anywa ikinini, akinywa mpinguye, bamujyana kwa muganga, kinini yaragikira, baramuvura arakira. Maze gukira nanone bikomeza kuba zirigo. Umugabo aza kunkubita, ubwo yarankubise koko
icyo gihe njya kureba na Zegitifu niwe wari uriho Gloriosa. Zegitifu nsanga nawe hari ku cyumweru, nuko nibwo nagiye biganiza umukuru w'umudugudu. Icyo gihe hari umudugudu yitwaga Nzeyimana. Nzeyimana ahamagaye umugabo witwaga Ruzira yari umuyobozi nawe, ariko ari we Ntiburusenya, n'umukecuru we bita Mukankuranga. Baza mu rugo baratuganirije, ariko birakomeza biranga. Bimaze kwanga ku bukeye birongera mvuye mu musanzu, nari mfite ahantu ngiye kujya, nanone twongera turashwana, dushwanirishijwe nanone n'umudamu tuba duturanye nawe babanaga. Nanone turongera duhamagara Ntiburusenya, nibwo baje bamaze kuza ati rero nawe urakabije. Noneho bahita babirangiza bavuga ati nuzamuka usubiye ku murenge wanze Gitifu inama yaguhaye ukaba wazanze baragufunga. Nibwo guhera uwo munsi nakubwira ngo nari mfite inda y'amezi 3 y'uyu mwana. Uyu mwana yuje amezi 3, ubwo no kuvuga ngo maze amezi 9 ntacyo nashinja uwo kwanjye. Yagarutse mu murongo, twarasubiranye nta kibazo dufite. Turashima Imana. Amaze kubona gutyo yaduhamagaye, habaho amatora, mwashakira abantu bakuze ariko batagira ikintu na kimwe cyo mu mudugudu bashobora kuba bagira gute bafite amakosa, ari abantu bunze ubumwe mu muryango yabo, ari umugabo n'umugore ariko bahuje batagira amakimbirane. Abo niwe nkeneye. Amatora abaho yo gutora abantu nibura abantu 6, ababyeyi, abakecuru 3 n'abagabo cyangwa abasaza 3. Buri mudugudu duhabwa n'ibitabo turabifite, twandikamwo aho tugiye gukemura ikibazo, amakimbirane dufite igitabo twandikamwo. Nta kibazo kijya mu kagari kitanyuze kuri komite ya Mwiusenya. Twe nitwe dutanga uburenganzira bw'uko bajya kurega hehe ku kagari iyo tubona byananiranye. Ariko hagati aho turanze tukabimenyesha umuyobozi w'isibo, uyoboye iryo sibo aho ngaho atuye, nawe akagira gute, akaba ari umurarika, akamumenyesha yuko tuzaza mu rugo rwe akatwakira. Yamaze kutwakira rero duhera kuwaje kuturegera atutura ikibazo afite, tukumva ikibazo afite, twamara kubyuka tukagira gute, tukasana tugashaka kubahuza icyari hagati yabo kidatuma tumvikana, tugasana babigisha. Abatunanira ntabo, urebye ntabo, kuko dufite ibyo bitabo baduhaye yananiranye. Hari uburyo butwandika intuza tumandikira mu gakaye wakosheje, waze kumva akananirana mbega, tukamwohereza no ku murenge ubuyobozi bukaba bwadufasha kujya gute kudufasha gukemura kiriya kibazo cy'abatunaniye. Nuko bemeze ikibazo rero cyo muri runo rugo. Nagumye kugira ubushyamirane n'umudamu wanjye, turashyamirana tugerana kure, ariko twagashyamiranye tumaze igihe kinini. Twitabaza izo nteko zibishinzwe, baraza baratuganiriza, biracogora, birongera bigira ikindi gihe. Abari mu rugo ntibabura ibyo bavuganaho, turongera turashyamirana, turongera turabatumira, tubatumiye bagaruka hano. Kuva rero bongeye kugaruka hano twaratuje, ntabwo twongeye kubahamagara kubera kuko numvaga nta bushyamirane tugifitanye bwinshi. Kugeza na n'ubu rero batugiriye akamaro, ibyo bari baduhanuye twarabikurikije. Tumaze kubikurikiza rero ubu ngubu muri uru rugo turicaye turatuje. Ibintu bitera amakimbirane cyane ubirebye harimo ibintu bigera kuri 3, ariko ugasanga bihagaze ku kintu kimwe cyane. Icya mbere bihagazeho usanga amakimbirane ashingiye mu kwifata nabi k'umudamu cyangwa kwifata nabi k'umugabo, gucana inyuma.
Ndi umwanditsi muri komite ya Wirusenya mu mudugudu wa Rwumba. Ahanini abaza kuturegera ni ku makimbirane y'umutungo, ku by'umutungo. Hari n'ibindi tujya twakira n'ibibazo byo mu buriri bitewe n'impamvu nyine bitari kugenda neza, tukabasha kukijyamo ikibazo kigakemuka kandi neza cyane. Ni ukuvuga ngo haba harimo twebwe tugira ibanga. Icya mbere twatojwe ni ukugira ibanga. Ni ukuvuga ngo niba tuvuye mu kibazo cya runaka, usibye kutubona twambaye amajiri y'akazi bakamenya ngo kwa runaka habaye ikibazo, ariko ni ukuvuga ngo iyo tugiyeyo tugira ibanga. Niyo tuvuyeyo ntawatubaza ngo kwa runaka ngo se ngo ko mwari muri kwa runaka byagenze gute. Oya, nta muntu tujya tubwira ibyo bintu. Ubwo rero n'ubundi nabo ubwabo bamaze kuko baratumenyere, bamaze kudutinyuka ku buryo umuntu aza agahagarara akakubwira ati nyamara mfite ikibazo ariko nubwo ngifite tugifitanye mu buriri biri kugenda gutya na gutya. Tukicara tukagicoca, buri wese tukamubwira uruhare rwe n'undi tukamubwira uruhare rwe, bikarangira bigenze neza. Twarasezeranye ariko Satani ijya kudufuhira, turabangamirana. Je nitwara nabi, kajya manura bikanga, ndayuba mbega muri make. Mugabo atangira kwitwara nabi, bundi yazaga akomanga ngakingura nyine ngakora keya zanjye zisanzwe nk'iz'umudamu, ako noneho yazaga nkubita. Mbona ni ikibazo, mbona ibintu birahindutse. Ubwo mugira inama numva ntari kubyumva, noneho bikarushaho kuba bibi. Ubwo rero kubera ko twari twamaze kumenya bari abakecuru nyine ko aricyo kintu bashinzwe, naragenda begera. Ubwo rero baraje, mugabo ndabimubwira aranyumvira, aguma aho ngaho. Baraza ibibazo tubijyamo, mugabo yemera guca bugufi, ansaba imbabazi pe, ansaba imbabazi, ibintu bigenda neza kandi yemera n'uwo muryango ko atazongera. Kuva icyo gihe rero tubanye neza, nta kibazo gihari. Icyo nabivugaho byatanze umusaruro munini cyane, kuko ndibaza ko nta ku murenge habaga hari imanza z'abadamu n'abagabo baje kuregana hano, ariko zaragabanyije kuko ibibazo byinshi kora bikemuye pe. Mu murenge hamaze gukemurwa ibibazo 214, kandi wasanga n'abajya mu nkiko bamaze kugabanyuka cyane, kubera ko tugenda tubafasha mu ngeri zose mu buryo buhagije bwose. Ubwo rero urebye komite ya Mwiusenya ngiye mbona yaraziye igihe, kuko n'abaturage bashobora kubabwira ati pe aba bantu baradufasha bishoboka. Tugize amahirwe nk'igihugu cyose kikaba gifite ukuntu cyafonda ibi bya Mwiusenya, bafonda Mwiusenya kuko irwanya ibibazo. Ingereranyije ibibazo bishobora kugera ku murenge by'umugore n'umugabo, ni ikibazo cyaba kizajya mu rukiko. Ariko ibindi by'amakimbirane bagiranye wenda udutiku ku bana, bagiranye udutiku kuri ibyo by'imitungo, tubasha kubijyamo kandi bikagenda neza. Nkabona rwose Mwiusenya ngiye yaranshimishije ku giti cyanjye. Ubwo rero nk'u Rwanda rwose rubaye rufite komite ya Mwiusenya, nzi neza ko igihugu cyaba cyorohewe mu bibazo. Baradukurikirana ku buryo numva batwubatse nk'uko umuntu yubaka inzu agashyiramo amasima menshi. Numva aho turi ntazahava, nta nubwo nshobora kumva nahinduka, kuko hari impanuro nyinshi baduhaye kandi baratwubaka pe. Noneho pe ubu ndakubwira ngo rwose pe, umwe araryama undi akamukarabya, naba narushye kankarabye, nawe yarushye nkamwoza, kandi numva bizadufasha kandi tuzaguma muri uwo murongo. Ubu ndi umugabo ujyana abana gukingiza, nkagera nkakingiza, ndetse iyo ngeze kwa muganga baramfasha bagahita bankorera vuba. Ntirusenya rero rwose pe, nta ibintu yadukoreye nta nubwo nabona uko mbikubwira cyane. Natwe biduhesha ishema, bati ya mwajaga muhora muza muri uyu muryango. Abo babyeyi bangana nanjye cyangwa wenda harimo abanduta, nabasabira nabo kugira urukundo, bagashyira hamwe, bakaba intangarugero mbega. Nta mahugurwa twahawe, ntayo, ahubwo yaranakenewe cyane, kuko burya gukora ikintu wahuguriwe biba ari byiza. Kugira ngo bashake abantu b'inararibonye mbivuge gutyo, sibyo,
ni uko bari bazi ubushishozi bakorana, ariko buriya n'ubushishozi bukeneye amahugurwa. Kugira ngo tugire umuryango mwiza kandi tugire igihugu cyiza, ni uguhagurukira rimwe twese, ntawe usigaye inyuma, cyane cyane ababyeyi. Bisaba guhera hasi mu muryango, tugahera muri fondasiyo y'umuryango. Niyo byo ndavuze ngo tugahera cyane mu bana bacu. Ababyeyi basubiye ku nshingano zabo, bakicara hasi mu kirambi, noneho dusigara amasaro, bakicara hasi bakaganiriza abana, bakabaha impanuro, bakababwira kirazira. Niyo soko yo kugira ngo imiryango yacu izabe imiryango myiza kandi yubaka umuryango mwiza kandi bakana igihugu muri rusange.